papa yarapfuye mama narafunze ubuzima nakubeshye pe buragoye kandi cyane wenda umuntu ashaka kubona ukuntu umuntu asara igihe umubiri nyine w'Imana yaba yaramwihereye. Reka twimagine ko umukobwa Jana Asifiwe na Meki ari abantu babiri batandukanye bari babayeho mu buzima bubi babana mu nzu imwe muri 2021, ariko nyuma Meki akaza kwimukira mu ntera ndende avuye aho yari atuye agasiga umukobwa Jana Asifiwe ku buryo kongera kubonana bikwiye gake. Meki aragiye arihiringa nyuma y'imyaka 2 inyenyeri yiraka atangira kurya ibiryoheye akanwa no kwirimbisha mu buryo yifuza. Kera kabaye muri 2026 bitunguranye Meki na mukobwa Jana Asifiwe barahuye. Mukobwa Jana ntiyasuhuza Meki ariko bidatewe n'urwango cyangwa ishyara mufitiye. Ikibazo, ese wowe niye mpamvu isutekereza itumye mukobwa Jana atamusuhuza? Ngiye mise ntekereza impamvu ebyiri. Birashoboka ko yamubonye agakeka kari we ariko akanga kumusuhuza mu rwego rwo kwirinda igisebo cyamukwira wese aramutse asanze atari we. Impamvu ya kabiri, birashoboka ko atabashije kumenya aho nacwa kuko uwo yabonaga mbere atandukanye n'uwo yari ahuye nawe kubera ingaruka z'ubuzima bwiza. Ikaze cyane mu kiganiro. Mukobwa Jana Asifiwe na Meki mu busanzwe ni umuntu umwe ahubwo amazina niyo atandukanye. Mukobwa Jana Asifiwe ni amazina yiswe n'ababyeyi mu gihe Meki ari izina ry'akazi akora ko gukina filime. Dufashe ubuzima bwa mukobwa Jana utari wakiswe Meki ndetse utari wakamenyekanye ku mbuga nkoranyambaga ubwo ni mbere ya za 2021 tukawugeranya n'ubwa mukobwa Jana wamenyekanye ku mbuga nkoranyambaga nka Meki, dusanga buhabanye birenze urugero, ndetse bibaye bishoboka ko uyu munsi wabazana ukabicazanya hanyuma bakaganira byarushaho kukwereka neza uburyo Imana igira imirimo. Meki ubona uyu munsi ashashagirana yanyuze mu buzima bubi kandi burura kurusha umuravumba, aho ngo kuburana inshuro zirenze imwe byabaga ari nkaho nta cyabaye. Mujya muburara cyangwa mukabwirirwa iyo byanze? Biraba ndetse na cyane. Nyemera twinjirane mu kiganiro gikubiyemo inzira y'umusaraba Meki yanyuzemo n'inzira byaciyemo ngo abe ari uwo ari uyu munsi. Ikaze kuri Rugwiro Empire mu ruganda rw'inkuru. Tugaruka ku mateka n'ubuzima bw'ibyamamare mukunda. Yandikije kuri uyu muyoboro wacu ukanze subscribe niba utarabikora ucukubiri no kuvumba yo wengewe. Nukunda kandi iyi video ukande like. Naho nge nitwa Bede Rugwiro. Ikaze nanone. Nyamuneka niba uri mu content creator cyangwa uteganya kuba we ukaba ujya uhora wibaza uko abandi bakora ibintu byiza mu buryo bw'umwuga ariko wowe bikaba byaranze, ndagira nkubwire yuko buri kintu kimwe cy'ingenzi: ibikoresho bikwiye. Ibi rero nibyo mu Cyanzu Kegel Store batwegereje, aho bafite buri kimwe cyose mu content creator yakenera, kuva kuri microphone zifata neza amajwi zigura guhera ku 12,000 by'amanyarwanda gusa kuzamura. Bakagira izo utumadikano wakoresha muri interview na comedy, kimwe n'izo wakoresha ukora documentaire nk'uku kwanjye. Bagufitiye amatara ya kamera y'ubwoko bunyuranye, tutibagiwe na stand za telefone, kamera, itara ryayo n'ibindi. Uzakarusho se nuko babanza kukugira inama y'ibikoresho byakugirira umumaro bashingiye ku bwoko bwa content ukora. Twiri comedy rero iyi microphone ni yanyu. Murakoze cyane. Tugiye kubahata comedy ucyabwire. Nyamuneka sura website yaba ari icyanzu.com wihahira ibi byose, cyangwa se ubahamagare kuri nimero reba kuri ekran yawe babikugezeho aho waba uherereye hose mu gihugu nta kindi kiguzi kiyongereyeho. Bakorera mu mujyi wa Kigali hafi n'inyubako yo kwa Makuza. Yitwa mukobwa Jana Asifiwe niyo mazina yiswe n'ababyeyi. Umuryango avukamo ni umuryango w'abana 5 barimo 2 mama we yabyaranye n'undi mugabo bashakanye nyuma y'urupfu rwa papa wa Meki. 3 rero abakobwa 2 n'umuhungu umwe. Nibo mama wa Meki yabyaranye n'umugabo we wa mbere. Gusa uwo muhungu nawe yaje gupfa nk'uko turaza kubirebera hamwe no kurikira iki kiganiro. Ku myaka 67 ya Meki nibwo yapfushije se. Avuga ko nubwo nta mateka menshi bafitanye bitewe nuko yapfuye akiri muto, gusa ngo icyo yibuka nuko papa we yari umusirikare ndetse ngo akaba n'intwari kuko yakundaga kurwanira umuryango we akawitaho, kuko ngo urupfu rwe rwasize icyuho gikomeye mu buzima bw'umuryango. Mbere y'uko apfa ngo bari bakodesha ahitwa mu Gashyushya, aza gufata credit agura ikibanza. Muri icyo kibanza ashyiramo ibiraro by'inka, ashyiramo n'inka ndetse anubakamo n'inzu. Mu gihe iyo nzu itari yakuzuye nibwo papa we yaje gupfa azize indwara y'umwijima, apfa credit yari yarafashe ayigeze hagati ayishyura. Ubuzima butangira gusharirira mu buryo bukomeye. Mama w'abana n'abana 3 yarasigaranye nabo, kuko mama w'abana yagombaga kurwana n'ideni umugabo we yapfuye atarangije kwishyura, akanita ku muryango.
papa wa Miki amaze gupfa nta kindi bari gukora keretse gusohoka mu nzu y'abandi kuko batari bagifite ubushobozi bwo kwishyura. Kubw'ibyo bagiye kubana n'inka muri iyo nzu itari yakuzuye. Mama wa Miki yagiye gushaka akazi, abona akazi k'ubusekirite atangira kugakora. Indyo yo ngo yari umuceri, akawunga n'isosi y'ibishyimbo itagira utunyanya cyangwa sayisi. Muri ubwo buzima kandi Miki n'abavandimwe be babayeho bazi ko umwenda mushya uboneka inshuro ebyiri mu mwaka, ni ukuvuga mu kwezi kwa gatandatu no kwa 12 kuko ngo ari bwo mama we yagabanaga mu kimina. Ubuzima bwakomeje kugorana, byongeyeho kandi Miki akanakunda kurwaragurika. Mama we atangira kujya ajya mu butayu gusenga atakira Imana ngo igire ikibafasha. Miki yize aba mu buzima bubi ndetse ngo yiga ntiyarazi uko biroti isa kuko atishyuraga, bityo ngo kumenya ko yimutse yabimenyaga umwaka w'amashuri utangiye, aho ngo yagendagendaga kuri buri shuri yireba kuri liste niba yimutse cyangwa atimutse. Nyuma y'amezi make mama wa Miki yaramaze akora igisekirite, yaje kukivamo atangira gucuruza ikigage n'ubushera, atangira kugenda yunguka gake gake, nyuma azanamo n'izipfundikiye, amafaranga atangira kuboneka, ari nabwo yaje kwishyura ideni rirarangira, ndetse na yanzu babagamo umugabo we yapfuye itararangira arayikora irarangira. Nyuma yo kurangiza kwishyura ideni no gukora inzu, mama wa Miki yashatse umugabo araza babana muri iyo nzu. Itariki 28 z'ukwezi kwa 11 ngo ni itariki Miki avuga ko atazibagirwa kuko ariyo tariki n'ukwezi umusaza we yavutseho, ariko kandi ikaba ari nayo tariki n'ukwezi yapfuyeho. Miki avuga ku rupfu rwa musaza we, avuga ko burya iyo umuntu ari bupfe abimenya akurikije uko byagenze kuri musaza we. Ngicyo gihe musaza we utari warigeze kubatekeraho na rimwe yarababwiye ati, uyu munsi reka mbatekere, ahari waba ari wo munsi wa mbere na nyuma mbatekeye. Miki kandi avuga ko mu ijoro ryabanjirije uwo munsi yari yaraye yishyuye mushiki we ideni yaramubereyemo. Ubwo yari amaze kubatekera, umugabo babanaga mu gipangu yaje kumureba ngo bajyane kureba umuhungu witwa Samuel wari wamujyaniye igare kuko ngo yari arikeneye. Bajya kureba uwo Samuel batiye igare ngo ribafashe kwihuta, maze musaza wa Miki aheka uwo mugabo baragenda. Bageze mu Busanza ahitwa ku Kadayimoni, igare ryabuze feri, umugabo arabibona arasimbuka. Mu gusimbuka yongera umuvuduko rya gare, maze igare rirushaho kumanukana imbaraga nyinshi. Wa mwana arahuruduka akubita umugongo ku giti cy'umuyenzi cyari imbere, aragaruka kubita umutwe kuri borotire. Bitewe n'uko uwo musaza wa Miki abantu benshi bakundaga kumwiteranya na Samuel, umwe bari bagiye kureba batanze amakuru bavuga ko Samuel akoze impanuka ikomeye. Amakuru akimara gutangwa ko Samuel akoze impanuka, Miki yatabaye nk'utabaye Samuel. Mu kuhagera asanga ari musaza we wakoze impanuka, aba nk'ukubiswe n'inkuba. Miki avuga ko ubwo iyo mpanuka yabaga, wa mugabo umwe wari uhetswe n'uwo mwana yahise atoroka aburirwa irengero kugeza magingo aya. Ubwo umusaza wa Miki yari amaze gukora impanuka ntabwo yahise apfa ako kanya, ahubwo bitewe n'uko yari yaviriye mu nda yajyanwe kwa muganga, gusa nyuma y'isaha imwe gusa bihita birangira. Urya koko ngo agahinda gashira kandi aribagara. Nyuma y'amezi 3 gusa Miki abuze musaza we nibwo mama we yaje gufungwa. Icyo gihe mama wa Miki afungwa, Miki yigaga mu mwaka wa 2 w'amashuri yisumbuye. Ubwo yatabwaga muri yombi yajyanwe n'abapolisi bambaye sivili, bahura na mukuru wa Miki. Nyina aramubwira ati baranjyanye ariko hari igihe nagaruka. Mukuru wa Miki yahise ajya kureba Miki ku ishuri amubwira ibyabaye. Bitewe n'uko mama wa Miki yari yabwiye mukuru wa Miki ko hari igihe yagaruka, basigaranye ibyiringiro by'uko ashobora kugaruka, ariko ngo birangira atagarutse. Ndetse ngo ibyiringiro byabo byatangiye kuyoyoka ubwo urukiko rukuru rwamukatiraga imyaka 9 y'igifungo. Miki yavuga ku ifungwa rya nyina akibuka uburyo yagiye kumusura hafungiye imageragere, agasanga yambaye iroza, baranamwogoshe asuka amarira. Uzi kubona umubyeyi wawe wari uzi nyine ukamubona ahantu bamwogoshe yambaye iroza, nawe mukivugana akahita aturika akarira, bitera agahinda. Mu biganiro byose Miki yakoze avuga kuri mama we, ubwo yabazwaga icyo mama we afungiye ntiyeruraga ngo avuge icyo ari cyo, ahubwo yavugaga ko ari birebire ko yazize akagambane. Gusa mu minsi yashize ubwo Miki yasakiranaga na Regis yavuze ko mama wa Miki afungiye kesi ijyanye no gucuruza ibiyobyabwenge. Ubwo mama wa Miki yaramaze gufungwa,
Miki na mukuru we basigaranye n'umugabo wa kabiri wa nyina hamwe n'umwana umwe mama wa Miki yari yarabyaranye n'uwo mugabo, mu gihe undi bari barabyaranye yabanaga na nyina muri gereza kuko atari yagacutse kugeza igihe yacukiye abona kumwohereza. Miki na mukuru we babanye neza n'uwo mugabo wa nyina, gusa ngo nyuma abantu batangira guhwihwisa amagambo y'uko ngo abatunze, cyane ko mukuru wa Miki yahise atwita, abantu batangira kuvuga ko ari we wayimuteye. Ngo uwo mugabo abonye ko atabasha kwihanganira amagambo y'abantu, yahisemo gufata abana be atandukana na ba Miki. Uwo mugabo amaze kugenda ibintu byabaye bibi cyane ko yasize nta byo kurya abasigiye. Bamwe mu bitwaga inshuti za nyina atarafungwa, aho kubaba hafi batangira kubaho urw'amenyo no kubanegura bati noneho bagiye kuba indaya, noneho barapfa, n'andi magambo atandukanye ameze nk'ayo. Byaje kurangira n'ibyo kwiga bigoranye, birangira Miki avuye mu ishuri ariviramo mu mwaka wa kabiri wayisumbuye. Miki yaje kubona akazi ko gukora mu kabari, hashize igihe gito Covid itezamo akazi karahagarara. Gusa umugabo w'umumabuja yakoreraga yaje kumenya ibibazo bye maze atangira kubafasha, ndetse ngo icyo gihe nibwo ubuzima bwatangiye guhinduka. Nguru noneho urugendo rwa Miki muri sinema. Miki atarajya muri sinema n'ubundi yumvaga ari ibintu akunze kandi yifuza kuzakora, ariko akabura inzira yacamo ngo abigereho. Umunsi umwe ubwo yarimo kugenda mu mujyi wa Kigali yahuye n'umusore witwa Shema bigeze gukorana mu kabari. Gusa uwo munsi bahura bari bamaze umwaka wose batabonana. Shema uwo yamubwiye ko isura ye ibiranye na sinema, anamubwira uburyo ari byiza n'uburyo bibamo amafaranga. Amuhuza na Bunduki nawe amuhuza na Kidman, ahita amushyira muri timu. Nyuma nibwo yaje guhura na Regis barakundana, nubwo Miki avuga ko batigeze bakundana, ahubwo ko ibyo twabonaga byari akazi, mu gihe Regis we avuga ko bakundanye. Benshi muzi ko ibya Miki na Regis byarangiye, singiye kubisubiramo. Nyuma yo gutandukana na Regis, Miki yakundanye n'umusore witwa Aga Promoter, baherutse no gukora ubukwe bunogeye ijisho ku itariki 30 Mutarama 2026, basezerana kubana karamata. Rero uko nsoje, ari nako ngushimira cyane uwo twari kumwe. Nk'ibisanzwe mwari kumwe nanjye Obed Rugwiro. Mukomeze kugira ibihe byiza, turabakunda, naho ubutaha Imana ibarinde. Bye.